bihugu by'abaturanyi. Abo barabaga imwe mu nyamaswa abanyarwanda basanzwe bamenyereye ko irinda urugo. Abariko mu buhamya bwabo barivugira ko inyama y'imbwa iyo itunganyije neza nta kibazo ishobora kugira ku buzima bw'uyiriye. Usibyeyo hari ibindi nk'inkende, inguge, imisambi, inzoka, ibisiga, ibihore ndetse n'ibindi usanga biribwa mu bindi bihugu, cyakora mu Rwanda bigafatwa nk'ibizira. Umuco nyarwanda n'imyemerere y'amadini ni bimwe mu bituma bamwe batarya ibyo, nk'uko abo twaganiriye babigarukaho. Mu muco nyarwanda ntabwo binabaho, kiriya gikoko tuzi ko ari kirindi urugo kitaribwa. Twebwe nk'abanyarwanda uko tubizi kuva na kera ntabwo twari twumva bavuga ko inzoka iribwa. Imbwa mu kinyarwanda ntabwo iribwa, ntabwo iribwa rwose, oya kirazira. Imbwa ntabwo nayirya kubera imbwa ntabwo yemewe mu by'Imana yatweretse ko byemewe kuribwa, ntabwo imbwa yayishyize. Ku rundi ruhande ariko hari abarebera ibyo mu ndorerwamo y'imyumvire, kuko ngo hari nawe ushobora gusanga mu Rwanda barya intama ariko abandi batayirya kandi ari mu gihugu kimwe mu muco umwe. Ni imyumvire mbega yuko ngiye nigeze mbona umuntu wo muri famiye cyangwa n'undi muntu uwo ari we wese w'umunyarwanda arya kuri iyo nyama, ariko nshobora kuyirya wenda ntigire n'ikintu intwara kubera ko n'abandi barazirya kandi ntizigire ikintu zibatwara. Bigaragara ko harimo n'imyumvire, imyumvire nabyo birashoboka kuko nk'intama barayirya ukabona nta kibazo, naho ntuye niyo birira nta nubwo babona ihene, ariko hari agace nanone ugeramo ugasanga badashobora kurya iyo hene. Aba ariko ntibavuga rumwe na bagenzi babo, bo bemeza ko ikintu cyose kuri iyi si gishobora kuribwa bitewe n'uko cyateguwe, kandi ibyo bigakorwa hagamijwe kuramira igifu. Ubundi ikintu cyose kiraribwa bitewe n'ukuntu cyatunganyijwe. Niyo mbwa wenda itunganyijwe neza umuntu yabasha kuba yayirya, ndumva nta kibazo. Haramutse hari produit ikoreshwa kugira ngo ubwo bukana bw'izo nyama bugabanuke, nanjye nazikoresha nkazira ko n'ubundi mu buryo bwo kurengera igifu. Twe tugira ibintu nyine byo kwinepaguza nyine, nk'ubu dufite inyamaswa zipfa ubusa kandi zitaribwa. Ubu inyoni iraribwa, agomba kuyirya. Ubu hari igisibo ubona cyakuze byatari cyangwa umusambi, buriya ni ibiryo buriya dutesha agaciro kandi mu bindi bihugu bigira agaciro gakomeye. Abo banyarwanda ariko bemera ko igihe cyose byapimwa bikagaragara ko inyama z'inyamaswa runaka zitakangiza ubuzima, ngo nta mpungenge bazirya. Baza n'abantu bo muri control, muri food science cyangwa control y'ibindi bintu by'ibiribwa, baze babimenyesha ati mugiye kuzajya murya inzoka ifite ibice binibi biribwa neza, bitegurwa gutya, bigiye kuzajya mu alimentation mu mabutike, muzajye mubigura muzi ko mwaguze inzoka muyiri. Bashingiye ku bwiyongere bw'abantu butajyanye n'ubwiyongere bw'ibibatunga, bamwe mu bo twaganiriye bavuze ko igihe kizagera ibyo abanyarwanda bataryaga kuri ubu bakazabirya. Tuzazirya aho igihe kizagera inzara dukubite, kubera n'abantu turi kugenda tugwira tuba benshi, kangombwa rero ko ibiryo bizageraho no guhinga hakabura aho bahinga, waturya turiya tunyamaswa. Neza mbwa tuzazirya byose ukubeshya. None se ubundi ikintu cyose gitunganyijwe neza mbona umunagi. None se ko twumva ngo abakongomane ngo barya inzoka, hari icyo baba harabarusha ubuzima se? Ibyo aba bavuga birasa n'ibyenda gusa n'ibiherutse gutangazwa n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku biribwa n'ubuhinzi FAO, ryatangaje ko mu myaka mike iri imbere abatuye isi bazibasirwa n'ikibazo cy'inzara. Iri shami rigasaba abatuye isi gutangira kwiga kurya bimwe mu bikoko ndetse no kurya bimwe mu bimera bitajyaga biribwa kugira ngo barwanye icyo kibazo. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buhinzi n'ibiribwa FAO kandi ryemeza ko mu myaka mike iri imbere abatuye isi kugira ngo bose babone ibibatunga bizasaba ko umusaruro w'ubuhinzi n'ubworozi wiyongeraho 60% by'uboneka kuri ubu ku isi hose, naho mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere ari naho u Rwanda rubarirwa ukiyongeraho 100%. Mu minsi mike ishize abagize koperative Dutera Imigano ikorera mu murenge wa Muganza mu karere ka Nyaruguru ho mu majyepfo y'u Rwanda, bo baherutse gutangaza ko bagiye kujya bamurikira abaturage amafunguro anyuranye ateguye mu migano ndetse bagaha abaturage bakaryaho, bagamije kubashishikariza kurya amafunguro ateguye mu migano no kurwanya inzara. Mwese aho muherereye nongere mbasuhuze, mbifurize ibihe byiza, mbabwire ngo mukomeze mugubwe neza aho muri. Niba umeze neza ukwiriye kuba ushimira Imana, ariko nanone nimba bitameze neza mu buzima, harimo ibibazo byinshi bikugoye, nta mpamvu yo kwiheba. Ejo cyangwa ejo bundi nawe bizagenda neza cyane.
kubwira ko ugomba kuba warakoze subscribe kugira ngo turusheho kubana 5 kuri 5 tugenda tubagezaho ibintu bitandukanye biba bidasanzwe biba bivugwa hirya no hino. Ubu tukaba tugarutse kuri iyi nkuru aho ntekereza ko cyangwa se ngushishikariza kuyumva kugera ku musozo, aho uri buze no gutangazwa cyane ko nawe ubwawe ushobora kuba wirira imbwa ku gipimo kiri hejuru, cyane cyane niba ukunda kurya brochette mu tubari, mu maresitora, niba ukunda kurya amasambusa ahantu henshi hatandukanye, ku muhanda, mu madobo, mu marimentation, ahantu henshi burya ngo baba bacuruza inyama z'imbwa. Niba ukunda kurya ibintu byitwa hamburger, utekereze kabiri. Niba ukunda kurya ibintu byitwa sosiso, ibyo bintu byose abantu bagenda barya bikozwe mu nyama, nyabuneka tuzajye dutekereza kabiri, ntawamenya, cyane cyane yuko bigenda bivugwa cyane ariko abantu rimwe na rimwe bakabyima amatwi kubera gukunda akaboga. Kuri ubu ngubu rero hari igihamya noneho hari igihamya musiga ko abantu benshi cyane cyane hano muri Kigali barya imbwa, inyama z'imbwa rwose. Aho tugiye kugaruka kuri iyi nkuru uwitwa Nsabimana, aho uwitwa Nsabimana akaba uyu yakubitiwe inkoni nyinshi cyane nk'iz'akabwana, kwa kundi bavuga ngo yakubiswe iz'akabwana. Akaba rero we avuga ko inyama z'imbwa zabaye ifunguro rya benshi i Kigali. Yitwa Nsabimana Valence, afite imyaka 33 y'amavuko. Avuga ko abamukubitiye kubaga imbwa bamuhoye ubusa rwose, kuko ngo inyama z'imbwa zabaye ifunguro rya benshi cyane mu maresitora y'i Kigali, cyane cyane ku Gisozi, i Nyamirambo, i Gikondo na Kimisagara. Ahangaha niho we yivugira ubwe, ariko ubwo bihite byumvikana yuko n'ahandi hose inyama y'imbwa, imbwa yabaye imbwa, akaboga k'imbwa rwose ushobora kuba ukarya niba ukunda kurira mu maresitora ya Gisozi, mu maresitora ya Nyamirambo, mu maresitora y'Igikondo, mu maresitora ya Kimisagara. Hari ku gicamunsi cyo kuwa gatatu tariki 11 Ukwakira 2023, aho abaturage basanze Nsabimana abaga imbwa mu rugo rw'uwitwa Metre ruherereye mu mudugudu w'Umurava, akagari ka Ruhango, mu murenge wa Gisozi, ni mu karere ka Gasabo. Baramukubita bamugira intere, baramukubita baramuhondagura bamugira intere. Bahise banamutegeka guheka iyo mbwa yari amaze gukuraho uruhu, ayitererana umusozi, ageze hafi ya hoteli Dove ayijugunya mu muhanda kubera gukubitwa. Inzego z'umutekano rero ziramukiza, zimujyana ku kigo nderabuzima cya Kagugu mu murenge wa Kinyinya. Abayobozi bashinzwe umutekano mu murenge wa Gisozi bavugaga ko batagomba gufunga Nsabimana wari urembejwe n'ibisebe yatewe n'abaturage, ahubwo ko icy'ingenzi ari ukwihutira kumugeza kwa muganga. Hanyuma Nsabimana avuga ko amaze kubaga imbwa zirenga 70 guhera mu kwezi kwa Mata uyu mwaka wa 2023, akaziha Metre uhita azigemura ku witwa Pasiteri ufite resitora ku Gisozi ahitwa ku Gasoko. Ubwo abantu barira aho ngaho kuri resitora iri ku Gisozi ahitwa ku Gasoko, mumenye ko mwirira ibibwa 70 byose amaze kubaga, umenye ko niburira aho ngaho urya imbwa. Na zingaro zazo buyiya urarya, imyijima y'imbwa urarya.
Nsabimana avuga ko amaze kubaga imbwa zirenga 70 guhera mu kwezi kwa Mata k'uyu mwaka 2023, akaziha uwitwa metre. Uyu metre ahita azigemura ku witwa pasiteri ufite resitora ku Gisozi ahitwa ku Gasoko. Ntabwo tuzi uyu pasiteri niba ari pasiteri koko w'umupasiteri wo mu itorero cyangwa se idini, cyangwa se niba ari izina bahimbye ry'irihimbano pasiteri, cyangwa niba ari izina rye bwite. Nsabimana usanzwe akora akazi k'ubwubatsi avuga ko metre batangiranye gukorana ubu bucuruzi bw'inyama, batangiye gukorana ubucuruzi bw'inyama z'ingurube, iz'ihene, ariko nyuma akajya amuzanira imbwa akazikubita inyundo mu mutwe agahita azibaga. Uyu nguyu nyine witwa Nsabimana agahita azibaga. We avuga ati, kambivuge mu magambo ye, metre twatangiranye dukorana ubucuruzi bw'inyama z'ingurube, iz'ihene, ariko nyuma akajya nzanira imbwa nkazikubita inyundo mu mutwe ngahita zibaga. Nsabimana yakomeje agira ati, ashobora kumpamagara saa 8 z'ijoro njyewe nkagiwe mu rugo nkayibaga. Ababaga imbwa barahari benshi cyane. Buriya inyama z'igikondo ni imbwa gusa. Ubu nakujyana ahantu harenga 3 bacuruza inyama z'imbwa muri busheri i Kigali. Nsabimana avuga ko abamukubise benshi ngo ari abaryi b'imbwa ndetse bakaba banazicuruza. Nsabimana avuga ko umuntu wifuza kurangura imbwa ashobora kuyigura guhera ku mafaranga 15,000 kugera ku 30,000 by'amafaranga y'u Rwanda. Ntabwo ari Kigali gusa hamaze gufatirwa umuntu ubaga imbwa muri uku kwezi kwakira 2023, kuko mu karere ka Kayonza ku itariki 10 abaturage baguye gitumo umusore wakoraga akazi ko gucuruza inyama zokeje arimo kubaga imbwa. Uwo musore witwa Nsengimana bakunda kwita Gapira w'imyaka 22 y'ubukure yafashwe n'inzego z'umutekano aho yacururizaga inyama zokeje ku mishito arizo burushete, bahita bamujyana kuri sitasiyo ya polisi ya Mukarange. Nyuma yo gufatirwa mu cyuho abaga imbwa, abatuye mu mujyi wa Kayonza bavuze ko Nsengimana we yari asanzwe agurisha inyama zokeje ku mishito ku mafaranga make ugereranyije n'abandi bazotsa. So banyarwandakazi mukunda akaboga, mwitondere inyama mugura hariya ku mihanda, ku mishito inyama mugura mu mabari n'amaresitora, inyama mugura ahantu hatandukanye, amasambusa murya, za hambaga murya, za sosiso murya, mwiyumviye ko ahenshi aba ari ibibwa murimo kwirira. Nyuma y'ibi byose umuyobozi uyu yitwa Simbabure Gaspard ni umuyobozi ushinzwe kugenzura isuku, ubuziranenge n'akato k'ibikomoka ku matungo mu rwego rw'igihugu rushinzwe kugenzura ubuziranenge, ihiganwa no kurengera abaguzi ari rwo rika. Uyu Simbabure Gaspard yasabye kureba niba inyama z'imbwa zakongerwa mu ziribwa mu Rwanda. Uyu muyobozi yabisabye inteko y'umuco nyuma y'inkuru y'ifatwa ry'abaturage bafatiwe mu cyuho babaga imbwa mu bihe bitandukanye, aho bamwe bakubiswe abandi bagatabwa muri yombi bazira kugabura akaboga k'imbwa gafatwa nk'ikizira mu Rwanda. Umwe mu bafashwe agabura inyama z'imbwa aherutse gutanga ubuhamya avuga ko aka kaboga gacuruzwa henshi by'umwihariko mu mujyi wa Kigali.
Impaka ku nyama z'imbwa zasembuwe kandi n'ifatwa ry'abagabo bo mu karere ka Rwamagana nabo bagaburiraga abantu izo nyama z'imbwa. Abakunzi b'inyama zisanzwe n'izotswa ku mishito zizwi nka burusheti bagaragarije ku mbuga nkoranyambaga ko batewe impungenge n'inyama zicuruzwa mu nkengero z'imihanda, cyane ko ziba zigurishwa ku giciro cyo hasi cyane. Simbabure yabwiye Radio na TV1 ko ku muco nyarwanda bisa naho abanyarwanda bemeranyije kutarya imbwa. Yabivuze muri aya magambo agira ati nk'uko ushobora kujya muri kominote runaka ugasanga abantu barumvikanye ku byo bemera bati kurya ikintu runaka kirazira birabujijwe, mu muco nyarwanda bisa nk'aho bemeranyije bati kurya imbwa cyangwa injangwe ntibyemewe. Ubwo ni umuco utanditse. Uyu mukozi ariko kandi yavuze ko mu gihe abaturage bavuga ko nta ngaruka inyama z'imbwa zigira ku buzima bw'umuntu, inteko y'umuco yareba niba byashoboka ko zongerwa mu zemerewe kuribwa. Ati hari ikigo cy'igihugu gishinzwe ururimi n'umuco, abo nibo twasaba kugira icyo bakwiye kuba bakora kuri iki kibazo. Niba umuco wanakura ntabwo twabyanga. Yakomeje ati urwo rwego leta yashizeho rushinzwe kureba umuco uko ugomba gukura no kureba ibitakijyanye n'igihe, kwita za kirazira nirwo rukwiye gufata iya mbere, wenda rukavuga ruti ok, mu byo twaziririzaga birimo no kurya imbwa ntacyo bigitwaye, dushobora kurya imbwa nta kibazo. Amategeko nayo agahinduka akavuga ati mu matungo avaho inyama ziribwa n'imbwa wenda yajyamo. Simbabure yasobanuye ko inyama z'imbwa zibaye zishyizwe ku rutonde rw'izemerewe kuribwa, hakurikiraho gushyiraho amabwiriza y'uburyo ubuziranenge bwazo bugenzurwa. Gusa ngo mu gihe zitaremerwa, rika ihagaze ku cyo amabwiriza ateganya. Mu gihe inyama z'imbwa zitaremerwa mu Rwanda, uyu mukozi wa rika yasobanuye ko urwego abereye umukozi rudashobora gushishikariza abanyarwanda kuzirya.